bagucomekaho ibyuma mu gatuza, mu maboko, biba biduhira biniga. Rero nkavuga ati ubu napfuye tu. Nkibuka ko muri filimi iyo umuntu yapfuye ujya kubona akarongo kagenda gutya kahise gatambika. Avuga ati reka nanjye ndunguruke ndeba nkabona biracyari iminyorogoto. Avuga ati ndacyahumeka tukofe. Hari aho bigera umuntu akajya aseze. Rero dushimiye Yera yongeye kuma umwanya hagera hano ikanyongerera iminsi yo kubaho, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ibi bintu bibiri bitahane, hari aho abantu bagera bakareshya. Ijambo rya kabiri, hari aho ujya ukorera Imana nk'uzapfa ejo cyangwa uwahura n'ikibazo bigahwaniramo. Rero dushimiye Imana yabarinze, nanjye ikandinda ikatwongerera iminsi yo kubaho kugira ngo twamamaze izina ry'Uwiteka. Imana ibampere umugisha. Kwa muganga nahigiye ibintu bibiri mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana. Sindi bubatindire rwose ubundi dutarame. Nahigiye ibintu bibiri. Ijambo rya mbere namenye ko hari aho abantu bose bagera bakareshya. Ushaka ube witwa porofeseri cyangwa dogiteri cyangwa umupilote, hari aho ugera ukareshya n'umunyonzi. Hari icyumba kiba kwa muganga kibaho itara ry'umutuku imbere yacyo, hanze uribona uri hanze, nta mikino. Iyo ukinjiramo haza umuntu n'itaburiya akakubwira ngo kuramo imyenda. Ziko yabimbwiye nkahita nihagarara ngo n'ikabutura. Noneho anyereka kananzi amvuga no mu izina ngo pasite, na wa wundi w'imbere ukuri. Tabashira koko wa mwana we ndi pasiteri, nta mikino ushumba nta mikino. Haraho amafaranga atinjira, haraho ama etaje agarukira. Na shari mwasezeranye ngo muzatandukanwa n'urupfu, nawe harahasigara akavuga ati rwarize mwana ugacaho. Kandi mwana asezeranye ko muzatandukana ugacaho, bakakujyana areba agasigara. Nabonye ko ari abantu bareshya. Kiriya cyumba harimo igitanda kingana ukuntu, nanjye kukurabura reka mbigire ibanga. Ntacyaba arangije mu Buhinde no mu Bwongereza n'icyabize Nyagatare. Ni bose baryama kuri kimwe. Kofi nawe wakwirwaho. Ni kimwe. Yebawe. Jambo rya kabiri, nyiraho kuri iryo rya mbere nahigi, nasanze ari ibintu byose bisigara ariko ukinjirana na Yesu. Kinjirana na Yesu. Nta telefoni bagusigira ngo upipe sheri. Oya, usigarana na Yesu wenyine. Bafungamo ibyuma mu mubiri. Ubu nibanira ikirenge kimwe cyabaye Sophie. Ikirenge kimwe ni Sophia mwana, ikirenge kimwe ni Sophia, ikindi ni kizima. Jemundi nagiye muri kotero maze tuzabikuramo ryarete wabaye ubiretse mwana pasiteri. Ntago bizavamo vuba, ariko barareba bakabona yuko hari icyo biri gutanga. Kire n'igikweto bamaye kugira ngo nge nambara hataza moje ayo maburaka. Uziko banatobora we bafite forez. Nero numvaga barimo batobora kagira ngo ni insinga zahiye. Naho nuhumurije neza numva nutugufuka twanye mwana turimo dushirira baratobora. Gafungamo namo n'inyundo baba zifite.
rero Imana yakoresheje uriya mudogiteri nari ngiye kumuvuga izina nubwo yantoboye akafungamo ibyuma, ariko Imana imuha umugisha, niwe wabivumbuye. Arambwira ati ngwino nkurebere, arandeba batirenda kubaga, bagira n'urushinge ararugutera ukagira ngo nta. Mubajije izina tunakoze ubukwe amezi 2 n'iminsi 24. Gusa icyo gihe wari umuterese neza maze gutereta njye naraterese hatereta uwifite ubwo se uteretse bakakwaka nimero iri kuri WhatsApp cyangwa bakakubaza ngo kungo Instagram harya ngo Instagram witwa ngo iki wasubiza guki Mana iragukaranga. Jatije donago nizi modokari ejo njye namenye imodokari 97 perime nayibonye 2011 maze kurongora mviyori cyapa banyandikira 25 2012 mbura perime bayijyana ku Muhima mbura amafaranga yo kwishyura 25 ijya ni cyaje batwaraga amaperime akagwa Cotrevance ijya Rotari biba 35 mbura amafaranga yo kwishyura perime ba ku Muhima imyaka 8 narabuze 30. Warabuze 35 nibagirwa konzi n'imodoka nta myaka 2 irashira dutangiye kujya saa 6 nijoro. Sengesho ari kurerera abana bandi bambara space ya 17 ya 20 na 40 uwawe akambara bodaboda agakomeza kukubaha. Sengesho ari duhera abana ubwenge, abandi biga mu bigo by'ibihumbi 120 primaire 200 300 400 uwawe akigaho batanga 7 agatsindira ku manota yo hejuru kandi nta mwarimu wakura afite kubera isengesho. Sengesho ryaratugaburiye, isengesho tugasenga, amasengesho akagenda agakora ku mitima y'abantu bakazana ibiryo. Mureke dusenge kugera mu rwego duhinduka. Afite ugenda icyo bita gutarasa mba ngenda muri quartier hubitana n'umugabo umwe ku yindi boutique ngo pastor ko wabuze baguhe fanta mwati rero ndimo ndihuta muyime ndayinywera mu rugo baranza kavide ndakagarura none ukugira ngo bambiryo vide aba ariyo mugemurira madamu kwa muganga ndayimushyira yibonye ararira ku Muhima arambwira ngo kuki utayinywera ndamwati sinari kugucura sheri arangije anywaho asigiraho mu gice nanjye nywaho ubwo urumva umwana twamukujeho nawe yari afite serumu natwe ntitwari kwimusabaho. Vuga ngo ni danje. Mwebwe muravuga gutyo hari igitanda ugeraho ugasenga Imana ngo iguhishurire ukuryama utaryama ucurame hose kingana hase nene cyo ndaryama ntera gutya ndarya ukabura umutwe no hepfo hose kinga. Bigeze bantumira njya mu gihugu kimwe wenda sinirwa nyivuga izina ni kera ariko ngikubiswe sanga baneguriye inzu yo kubamo ndinjiye mu cyumba wakandagiraga itapu kabona manari gutebera kubera ko ndebye igitanda batwa gitanda ntago nkuraraho kubera ihungabana nyirekera Yesu. Hari amasengesho dusenga yuzuye ihungabana ndavuga ati Yesu ngenda jya ndara hano hasi wowe urare ku gitanda. Yesu aryama ku gitanda. Hari amasengesho dusenga yuzuye iki ihungabana ko nubwo yuzuye ihungabana umwuka wera ngaratunihira akagenda imbere y'Imana akayasobanura akayakeshura agaca mu ruganda rwitwa umwuka wera akavuga ati umwana wawe ashatse kuvuga gutya. Meruka hangaha haburaga iminsi ngo bambage. Murabizi ko nigeze nkora accident hashize umwaka n'amezi 7 narayikoze motimohoteye mwana motimohoteye yakwepeye igari sanga hondi iyiti nkubita ndi kuganira n'umuntu nyuma y'ivatiri Imana yamaye nanjye Imana yamaye Karina ariko nayise V8 mu rwego rwo kwica abazi nayise V8
ikintu Imana iguhaye kitarimo amanyanga ujye ukita izina. Amanyanga arimo muri iriya karina irejejwe. Niyo mpamvu nayise verite, mu rwego rwo kuzengereza abazimu. Mutirangonga ndivuza, rero hari aho batavuye mu kirenge ntibamenya ko naho yahuriye. Burya za nshuro zose nazaga hano nabaga ndi gushira, n'abari bazi ngo ni za ngendo zanjye, turi ko ntago zari ingendo mwana, nabaga ndimo nshiriramo. Najya kwa muganga bakambwira ngo ningabanye ibiro, ngo ni chevier, ngo hatinda gukira. Rero ngiye mu bindi bitaro muri Faisal, niho babonye yuko amagufwa y'amano yatangiye kuvungagurika, yangiritse. Uko bankoreraga kine ahubwo niko bahangizaga, bahita bansaba ko bagomba kumbaga byihuse kuko hashobora kuzamo kanseri, kuko yavungagurikiraga mu mubiri n'inyama zarangiritse. Abashumba narabiberetse ku mafoto, barambaga. Abaganga nta mikino bagira, barabaga. Mazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago. Iyo wakoze agisida ugacika akaguru bakwita nde? Iyo wapfushije umugabo bakwita nde? Iyo wapfushije so na nyoko bakwita nde? Ubu njye nuko nitwa. Ndi imfubyi warikuraho ukajya he? Amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyo dukora. Unyonga igare bamwita nde? Utwara moto bamwita nde? Utwara imodoka bamwita nde? Uwubaka bamwita nde? Umufasha bamwita nde? Ubu njyewe nitwa nde? Pastor. Amazina twitwa n'ibyo dukora. Izina ry'agasima ryanjye ryari Babusi. Hari mu pasiteri wari imbobo, njye nari imbobo man. Hariya Gogos, uwari imbobo yicaranye na komanda, kandi twarakwepanaga. Ariko mwakomeye Yesu ashiwe, Imana ishimwe.